Ubwashize nakubwiye ukuntu hano muri Oman wabona akazi, ukuntu nyine byagenda. Uyu munsi turagaruka ku kintu kijyanye n'utuzi n'amafaranga yatwo. Utuzi n'amafaranga yatwo muri Oman ese bihagaze gute? Utuzi n'ama workplace yatwo ya ahantu bakorera hirya no hino imeze gute? Aribwo ndi bufatira umwanya nkagutembereza. Reka rero tutembere neza, turebane hamwe uburyo ki isoko y'inaha hameze n'imihanda y'inaha imeze. Ya inaha rero ibyo ngibyo wapfa kubibona. Imihanda y'inaha ikintu cyo nibonamo n'abapagasi twigendera, tugiye mu gasoko, tugiye aho hirya aho hafi. Amasoko y'inaha mu mihanda ya Oman ubundi ntago nta mwarabu uri mu muhanda muri make. Nta mwarabu ntabwo wabonamo umukire mu muhanda. Imihanda yabo bayuzuye ikintu bita. Hello guys, nongeye kubasuza cyane. Ngewe tujye kubana hano ni Chef Alex. Ni uri mushyashya reba hano handitse subscribe button, ubundi ume subscribe. Uyu munsi rero bafite ibidushya twinshi, udushya tutangaje. Ubwashize nakubwiye ukuntu hano muri Oman wabona akazi, ukuntu nyine byagenda. Uyu munsi turagaruka ku kintu kijyanye n'utuzi n'amafaranga yatwo. Utuzi n'amafaranga yatwo muri Oman ese bihagaze gute? Utuzi n'ama workplace yatwo ya ahantu bakorera hirya no hino imeze gute? Aribwo ndi bufatira umwanya nkagutembereza mu mihanda ya Oman, nkafata n'umwanya nkagutembereza no mu masoko ya Oman. Inaha hari ibintu byinshi abantu bazi ko inaha bitaba habari, cyangwa se batekereza ukundi kuntu ku bandi bantu nyine batarahagera, ariko umva ko biri normal naho wagira utuntu tudasobanutse tumwe na tumwe. Uyu munsi tugiye kubirebana byose, kandi ndanakwereka nyine n'abandi bantu bari mu kazi. Inaha ikintu gitangaje cyo gihari muri Oman cyambe ngewe nabonye inyigira inaha nuko muri Oman mu mihanda ya Oman ubundi ntago nta mwarabu uri mu muhanda muri make. Nta mwarabu ntabwo wabonamo umukire mu muhanda. Imihanda yabo bayuzuye ikintu bita amamodoka. Ya hari amamodoka ari kugenda. Imihanda yabo ntago n'abanyamaguru menshi bamwe nk'i Kigali ko tubizi, abara abantu benshi banyuranyuranamo. Ntago imihanda y'inaha rero ibyo ngibyo wapfa kubibona. Imihanda y'inaha ikintu cyo nibonamo n'abapagasi twigendera, tugiye mu gasoko, tugiye aho hirya aho hafi. Amasoko y'inaha n'ayandi. Amasoko y'inaha n'ama supermarket gusa. Ama supermarket bari manini, ama supermarket bari ya niyo masoko y'inaha. Tugira amasoko nyine, amasoko y'inaha ntago ari ya masoko tumenyereye nka za Nyabugogo hariya hoya. Amasoko y'inaha nyine n'ama supermarket niho tujya kuguhahirira byose. Wanze ukunze wowe utamenyeye supermarket nkanjye ahangaha, wanze ukunze uzayihahiramo nugera inaha. Rero reka stay tuned, tugiye kurebana hamwe uburyo kinini inaha hateye cyangwa se uburyo hameze, dore ko twagize n'umunsi mwiza uyu munsi. Kuva nagira inaha maze imyaka igera muri 2, ariko nibwo mbonye imvura igwa. Ibaza aho hantu maze imyaka 2, ariko wambonye imvura igwa uyu munsi. Ubushyuhe bw'inaha ntabwo bubaho. Ubushyuhe bw'inaha tuba turi ku bushyuhe kugera rwa 40 kuzamura kuri 42 gutyo. Ubushyuhe bw'inaha urumva ko ni bwinshi, kandi ubushyuhe bw'inaha burakabije cyane, burakabije. Niyo mpamvu inaha n'abantu benshi bakunda kugenda n'amaguru, abakire nyine bakunda kujyana n'imodoka, ko hano ubuzima bwabo butangaje. Akenshi usanga nyine leta irasupporta abaturage bayo, leta irita ku baturage bayo bya buri munsi. Ya kuburyo usanga nyine kujya uzabona umwarabu w'umukene biragoye kuko leta hari ibyo ishobora kuba ibafashamo. Ya reka rero tutembere neza, turebane hamwe uburyo ki isoko y'inaha hameze n'imihanda y'inaha imeze. Ya ciao let's go. Ya guys, rero rakora ko hano imvura yaramutsigwa, hari ku mugoroba nyine imvura iragwa, ariko mu kugwa kwayo nyine twarutujojoba, kandi yari maze n'igihe itagwa. Hano tuba turi ku bushyuhe buri hejuru cyane, busaga burenga 40 cyangwa bukajya no kuri 42. Urumva n'ubushyuhe bwinshi. Ushobora kuhatereka agapanu hanze ugateka umureti rwose nta kibazo, bikagenda neza. So rero na hano nari mvuze tereka nze mbereke no muri supermarket. Hano ni ku byuma. Hano yo waguhaye ibiceri byawe ni uza kubibikuriza ku cyuma. So hano barabo bakunda ibintu by'ibihumura cyane. Utu tugisha ugenda ubona ndi kujya unyuraho n'utugisha tw'ama perfume. Ya nari mvuga tereka nce no mu bikoresho byo guteka, mbereke ibikoresho byo guteka nye n'amapinca. Ngende mu barista kandi nkaba n'umushefu. Ya niyo mpamvu rero sinjya nyura ku isoko narebye nyine ibikoresho. Ntago njya nyuraho narebye ibikoresho ngo ni updating aho isigeze. So hano haribaga rero nkabona amapinca hano bafite, ntago amapinca ari meza yagufasha nyine gukora ikawa neza. Avuga teka nzamuke no hejuru turusheho kujya tunareba ama workplace nyine aho ibintu ukuntu abantu bagenda bakora, ukuntu ibintu nyine tuzi tumeze. Ya
buriya kugenda gutembera ugenda unareba ese ni hehe inaha utuzi duhari tuba duteye ute cyangwa se niyo si ibiteye ute. Rero iri soko bagita Ruru, ni isoko rinini cyane muri Oman, ni isoko rinini cyane, buri gace kose cyangwa se buri ntara muri Oman ibi ifite iri soko rya Ruru, nk'uko wumva mu Rwanda haba Simba, kumva Simba yo mu mujyi cyangwa Simba za Kacyiru, aha hose rero Ruru ibi hari. Rero hano niho aba bana baje no kubatembereza, baje kutubatembereza no mu isoko cyangwa se baje no guhaha. Nyine abana barabikunda cyane kubatwara muri turiya tugare. Rero navuze ati reka mbereke no hanze, mbere ukuntu hameze, ukuntu mbagenda nikatisa mu gace. Hano rero murara mu muhanda w'inaha, nkuko nabibabwiye, mu mihanda y'inaha rwose ntago nta munyamaguru wapfa kubibonamo biri aho ngaho bira mupango, usibye nyine twibwe abapagasira kuno twikatisa. Urabona ko rero mutumaze kurebana hamwe imikorere y'abantu naho bakorera. Ubu ngubu dukurikijeho ikindi kintu giye gusobanurira, nk'uko uri kubona hano kuri iyi video uri kubona abaseriveri nyine bari guseriva, nkuko nababwiye ngo ndababwira n'amafaranga n'imishahara bahembwa, cyangwa se ndababwira nuko nyine biba bihagaze mu kazi. Kuko uri kubona bano bantu bari mu seriveri, nk'umunsi nababwiye twagize Imana tugira imvura, twagize umugisha. No kuvuga ngo imvura tuyibona nk'imboneka rimwe, nabwo iba ari ututonyanga duke mu muhanda, just abantu bagasohoka bagakamera. Uyu munsi rero no kuvuga ngo nibwo twabonye iyo mvura. Rero nkuko wabonye seriveri bari guseriva mu muhanda, niko kuvuga ngo babonye bari guseriva imodoka. Nyine akenshi imodoka zitwara amateka we, hano naho kwicara ntabwo bikunda cyane, bifatira amateka bamwe na bamwe akigendera. So no kuvuga ngo rero ubundi umuwaiter w'inaha, wowe uri umuwaiter ushaka kuza muri Oman, umuwaiter w'inaha ahembwa, no kuvuga ngo ahembwa amariyari 200 cyangwa se 205, ahera kuri 200, minimum ikabiri ijinani kugera kuri 300 cyangwa se 35, bitewe n'aho ari gukorera, kugera kuri 300 bitewe n'aho ari gukorera. Tukagaruka ku mubarista, ariko naragira ku mubarista, icyo nakubwira ni kimwe, banza ukaricreating. Ushaka kumenya amafaranga mu Manyarwanda, akaricreatinga iriyari rimwe rivunjishwa amanyarwanda 3700, iriyari rimwe rivunjishwa 3700. Niba ushaka kugera ukumva nyine amafaranga uwo muntu waba uri gukorera naho ngaho, bitewe rero na location urimo cyangwa se umujyi urimo. Oman ni nini cyane, kandi nkuko nabibabwira, Oman ikeneye abakozi benshi. Oman ikeneye abakozi kubera ko inaha tuye abarabu ni bakeya cyane, ntago bari abenshi. Ushatse wajya kuri Google ukabisacinga, wajya kuri Google ukabisacinga, umubare w'abarabu ntago ari mwinshi cyane, kandi umwarabu kugira ngo uzamubone yakoze akazi kavuna cyangwa akazi bita nkuko ari kuri bo ari cyangwa se kameze ukundi, ntago wabikozwa. Nuko umwarabu yikunda ko yicaye kuri machine cyangwa muri biro, niho ngiye nkunda kubabona. Utuzi twose twinaha, ububarista, ubuseriveri, ubushefu n'ubukirina n'ibindi byose bikorwa n'abirabura, abandi baturuka mu bindi bihugu nka Bangladesh cyangwa se Abahinde cyangwa se n'Abasiriya n'abandi n'Abamisiri bo muri Egypt, bose naha nibo babuzuye. So rero reka nkubwire akazi k'ubarista nako gahera minimum ikaba 25 kuzamura, ko yajya no kuri 400 cyangwa se kuri 400 bitewe n'aho ari gukorera, ko yagira kuri 400 bitewe n'aho ari gukorera. Nibyo bimufa nyine, niyo mafaranga yabona aramutse aje inaha muri Oman. So akandi kazi rero ni ubushefu nugera kuri 25 kuzamura, nawe kugera kuri 45 minimum ya maximum, nayo ngayo numva bagezaho. Naho ngaho rero ako niko kazi. Ubu cleaner cyangwa se b'abakobwa baza gukora inaha, n'abahungu bajya bikora, ariko baza gukora inaha mu ngo z'abarabu, abo nabo bahembwa guhera ku 100, ku mariyari 100 kuzamura, bite naho n'urugo ari gukoramo. Bashobora no kumwiga 3, 5, 200 bite naho ari gukorera n'umuntu ari gukorera. Ibyo bigenwa n'umukire, ariko ni ukuvuga ngo bahera ku 100 kuzamura, aha amafaranga arukira bigenwa n'umukire. So wowe rero urebye ikiganiro kikarina kirangira, kora subscribe, ujye muri comment umbaze ikindi kibazo wumva uri curious. Ese nabona akazi gute muri abroad, nabona akazi gute Dubai cyangwa se Oman, mu bihugu by'abarabu. Nabagira inama mu kiganiro cy'ubwashize, ndababwira ngo niba ushaka kujya muri Oman cyangwa mu Barabu,
nabagira inama mbabwira ibintu bitatu ukwiye kwibandaho ukiga. Ibintu bitatu ukwiye kwibandaho ukiga. Niba utarabirebye sura video yanjye ikurikira iyi ngiyi munsi cyangwa ndashyira ku musozo, isure uze kureba urahitubonamo ibintu bingahe wakurikiza kugira ngo uze gukorera mu marabo. Niba uri chef you are welcome, niba uri barista you are welcome, cause barabakinira cyane aba chef n'aba barista inaba bakenewe cyane kandi bahembwa amafaranga meza. Niyo bantu niwo kazi inaha gasanga kubashye kwa kumwarabu w'inaha nago anywa inzoga, ikintu inaha kihaba ikinyobwa inaha gihaba gikungahaye ni kinywebwa cyane kiri popular ni ikawa. Ni ikawa n'ibiryo nyine of course birumvikana birajyana. Niyo bantu urumva niyo bantu hano baba bihagazeho cyane kubera ko utundi tuzi dusaba kubuza icyarabo cyinshi, kandi utwo tuzi ubaye utaze n'icyarabo cyinshi rwose uragakora ko nta mazina bazakubwira amazina wowe ugakora, ntago bisaba icyarabo cyinshi cyane. Uzi ururimi rukeya cyane rwose biba byoroshye, urazi nawe ukarwiga. Nanjye naje ntabwo nzi, ariko inshallah bigenda biza gake gake. Ciao ciao, wowe kora subscribe. Ngiye Chef Alex, n'ubutaha tuzabana mu kindi kiganiro. Nuramuka ukoze subscribe na like ugasangiza n'abandi kuri share, usangiza n'abandi nawe nubyererane nzanye na kandi mbereka n'uburyo butandukanye wakikorera utuntu two guteka, ugakora nka baga, ukaba wakora n'ibindi bitandukanye kugira ngo wowe ube tayari mu byo ukora byose. Niba ushaka akazi ko uzakabona ugakwiriye. Ciao ciao, thank you.